Mana yanjye ndakwinginze ukomeze kundindira umukobwa ntazajye mu ngeso mbi izo yagiye ngo nawe azane igisebo mu muryango. Urabizi ko ari umukobwa afite wenyine, niwe byishimo byanjye, niwe munezero wanjye, niwe byose kuri njye. Papa, Uri umwana wanjye. Iyi foto ya mama. Iyi ni ifoto ya mama wawe. Iyo nakoze isuku akenshi nkunda kuyifata nkabivanaho ivumbi. Ariko ndashonje mwana wanjye. Ese byagenze bite ko mwatinze kumugeza? Oya papa. Ahubwo reka ngutekere igikoma. Mu minota 5 cyakibonetse. Yego sha. Yes papa. Umeze mute ngo papa? Ndabizi ushaka kubona shiriwe ikibazo byinshi. Aho gushira ngo ujye kubana gutanga muri. Rwanda is beautiful. Rwanda is beautiful, peaceful. My name is Peace. It's nice to meet you. Pleasure, nice to meet you too. Okay, it's time to go. My name is Alvin. My name is Zawadi. Uri kumwaka ushize ugafata umwaka ufitwaza ukoze ibishoboka byose kugira ngo cya kitagwama ariko uyu munsi Look, ni wowe. you guys are talking too much. This is the deal. We're missionaries, and we've been hired to kill. That's exactly what we're here to do. Yes, Ange. Bravo. Obrigado. Yes. Karin, uyu ni Bosco. Niwe ugiye kuba boss wawe. Bakubwiye icyo uzabukora? Yego, yambwiye ko ari ukumesa no gutunganya ibyombo. Ariko hari ikindi kintu. Ndabizi yuko atari ibyo byenyine nzaba ndi gukora hano. Sibyo mwebwe mukora ahantu. Muzana umukobwa mumubeshya ko aje gusasa no kumesa. Yagera nijoro mukamucuruza ku bakiriya banyu. Akabashimisha mu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina.
none se ko wari ubizi waje hano gukora iki? niko wabikunze kandi ushaka kugishyurira. Wow. Mugabo w'umunyabwenge. Ndashaka 20% amafaranga buri mukiriya azajya yishyura. Okay, tuzavugana turi guhamagara. Zishimira gukorana business namwe. Akoze cyane. Ntabwo ari nk'uyu nakubwiye we nyine gutwarana nawe. Nagutugiye umukobwa w'ikinyabupfura warezwe kandi mwiza ndetse umuntu acuza akavana mu business. Uyu mukobwa ni ncyakura. Ni ncyakura ndetse aranaturenza. Come on. Ntekereje hano ukuri umukobwa ushaka, ariko ugomba gutekereza kongera ku migabane yanjye, kubera ko umukobwa aritonda, ni inyangamugayo ndetse ashobora kuba ari n'isugi. Okay, kijyanye n'imigabane tuzakivugana nyuma y'umukobwa. Nariho nekereza kubaza zanjye nawe. Nekereza ko ari byinshi twakwiye kuba turi gukora tutakora uyu munsi. Ushatse kuvuga iki? Uzi ko mfite inzozi zo kuzaba umudokiteri umunsi umwe. Kuko ndashaka kujya kuri kaminuza. Ni byiza. Ahubwo se uzabikora gute? Ndashaka kuba najya i Kigali njya gushaka akazi. Namara kubona amafaranga nkaba nabona kujya kuri kaminuza. Ariko gusa nibiramuka bibaye cyangwa uzasigara umeze neza. Shiro bizi ndagukunda cyane. Kandi ugena nzagukumbura cyane pe. Kurabizi ko isi yanjye iba hari ukuyirimo. Kandi nagenda nzagutegereza nihangana. Gusa nzashimishwa nuko ugeze ku nzozi zawe. Kandi byanshimisha ndamutse nshingiranywe na Dr. Cyusa. Ahubwo se shiri, urapanga kuzagenda ryari? Ntabwo mbizi ariko ni vuba cyane. Gusa shiri, nshaka kukubwira ko uri urukundo rw'ubuzima bwanjye kandi ndagukunda cyane, kandi nshaka gukomeza kubana nawe, nkabana nawe kugeza igihe usaziye ukazana imikanyaro ukaba kibi cyane. Anje Karame, ni wowe? Bravo. Bravo neza. Siko tware tukuvuze na mutori nimugoroba rwose. nanjye nari mbakumbuye. Ngwino dusangire igikoma. Koma ntabwo nicara rwose. Saruje kurahura. Oya, nari nje kubwira Mutoni ko namuboneye akazi i Kigali. Urabyumva papa? Urabyumva? Kigali. Turakoze cyane. Kigali. Akira muto, iyi ni itike izakuzana i Kigali. Agomba kwitegura akazi kwa gatandatu kugira ngo kuwa mbere azatangira akazi. Urabyumva? Urabyumva? Ngaho genda ugenda amahoro. Yego.
Zawa wageze mu Rwanda kambira ko bagutumye kuza kunyica. Urabona ntabwo nk'umukire mwiza filime urabishoboye rwose narigize ngo ugiye kunyica. Amakuru cyane meza mvuye mu cyaro hari umuntu bapfuye se nagiye kubwira Mutoni ko namuboneye akazi i Kigali. Yewe nari mbonye umuntu wangira nka Mutoni none. Zawa ndumva ukuri kwiyumva. Mutoni ni inyangamugayo aratuje ameze nk'umuntu ntabwo azi si we twebwe turimo. Uranzi neza uzi n'icyo nkora nanjye ndakuzi neza kandi nzi n'icyo ukora. Ikindi kandi turi kumwe twese nta muntu muri gucira undi urubanza ariko abantu hanze ntabwo babyumva neza. Uri mukuri ariko hagati aho mvuye mu cyaro Mutoni yambwiye ngo nkubwire ngiye i Kigali sinzakwibagirwa nshuti yanjye magara. Ntabwo namenye icyo yashatse kuvuga. Ayo ni amagambo ya nyuma namubwiye ubwo nari mfashe bisi ngarutse i Kigali ariko ndakeka yabikubwiye kugira ngo mbwire ko nigeze ndinda isezerano rye. Tuza ndabizi n'ubundi ko ugomba kurinda isezerano rya Mutoni. Mutoni azaza kuwa gatandatu muzavugana muzanabonana. Ngomba kurangiza mbere ya mu gitondo. Anje nuzana Mutoni i Kigali ugashaka kumugusha nko kugurisha abandi bakobwa byakwicira njyewe ubwanjye. ndabona utishimye kuva igihe nakubwire ko wanze ushaka ko tujyana i Kigali ariko sinzi n'impamvu ushobora kubabara kandi byose mbikora kubera njye nawe. Ndabona umaze gufata umwanzuro. Ndumva bitagushimishije. Sheri urabizi ndagukunda kandi nakora byose kubera wowe. Ndakwingize nibona bitagushimisha umbwire ngume hano. Ntabwo ushaka kugenda. Niba udashaka ko ngenda nta kibazo. Sheri urabizi ko nkukunda ntacyo ntakora pe. Ndemeye twagumana hano nta kibazo sibyo?
mukobwa wanjye, urabizi ko ngukunda kandi nkwishimira, ariko hari ikintu ushaka kukubwira, kandi icyo ngiye kukubwira ntabwo nigeze nkibwira mama wawe. Mama wawe yari umuntu utangaje cyane. Mama wawe yarantaye aragenda ajya i Kigali, yigira indaya, ajya mu maraha adafite umumaro, ateza igisebo mu muryango. Humura papa, n'ubundi ntabwo ushaka kujya i Kigali. Oya mukobwa wanjye, ndashaka kugenda. Ndabizi ntabwo uzagira imyitwarire nk'iya mama wawe, kandi uzaba umuntu ukomeye, niho uzagarura agaciro mu muryango. Wowe papa, humura n'ubundi ntabwo ari utumye ntajya i Kigali, ahubwo nuko cyose adashaka ko musiga hano wenyine, arashaka ko tugumana. Amahitamo nawe mukobwa wanjye, kandi urabizi ko mpa agaciro ibyemezo byawe, ariko hari ikintu nashaka kuguha. Ubwo mama we yampamagaraga ambwira ko ashaka kuva mu ngeso mbi yari arimo, namukorera urunigi, ariko sinabonye umwanya wo kurumuha. None rwakire, iki ni ikimenyetso kikugaragariza ko ngukunda kandi uri intwari. Ndabizi uzagera ku cyo ushaka, kandi niwe uzagarura agaciro mu muryango. Oya, ni kuwa gatandatu, Mutoni agomba kujya i Kigali. Ubu yamaze no kugusiga, yagiye kuvoma. Yansize? Yavoma wenyine? Nyuma y'ibyo wakoze ubona bizagenda bite? Amahirwe yaramusekeye, ntiwabyishimira, akurutisha amahirwe ye. None urimo urigira nk'uruhinja. Papa, uriko urashaka kumubura? Sinshaka ko agenda. Bamaze kumubura, yagiye kuvoma wenyine. None mbigire ne papa? Sinigeze kumva umubwira ko ushaka kujya i Kigali, ugateguriye ejo hazaza hawe heza. Yagushubije iki? Yambwiye ko bitazoroha, ariko azandika nkagenda, akazantegereza. Nibyo niko yakubwiye, kuko ukunda nicyo umukorera. Ntabwo umuzirika, uramureka akagenda, akagera heza hashoboka. Ariko nkubaze, Sheri, watinze. Ntabwo bivuga ko ari kuwa gatandatu tugomba kujya kuvoma.
Ya uyu munsi kwa gatandatu ugomba kujya i Kigali. ntabwo wambwiye ko udashaka ko ngenda. Ya nibyo sinshaka kukubura ariko none sinshaka kuba umugabo wo guhagarika kuba wagira icyo ugeraho mu buzima.